Laurence ava ku kazi ubona ko yananiwe rwose, yageze muri salo maze ahita yirekura nyine yihonda mu ntebe, kwa kuntu umuntu yicara wagira ngo neza ni nk'umufuka bakubise hasi. Umushuti we rero wari uri hano iwabo yahise aza kumureba ati none se ko mbona utameze neza byaba byagenze bite? Laurence aturagira ngo se hari ikindi kibazo mfite uretse nyine Maxime, uriya musore sinzi impamvu akunda kumbangamira. Uyu mushuti ati none se mwongeye gushwana kandi? Naho rero Laurence aturebye ntabwo twashwanye ukundi, ariko nyine nanga ukuntu aba ari kunyihesha keya kandi mbizi neza ko icyo ashaka ari ukunjyana mu cyumba cye. Yahise amubaza rero uyu mushuti ati hanyuma se uyu munsi yakoze iki? Laurence atuze ngo yifate turi mu nama anyigirizeho intebe nyine kugira ngo nicare. Ati ibyo bintu ntabwo nigeze mbikunda habe na gatoya. Uyu mukobwa ati ahubwo se gute utabikunze kandi yakweretse nyine umutima mwiza, wakabaye wamushimiye, ntabwo byakabaye bikubabaje? Laurence ati impamvu uvuga ibyo ngibyo ni uko utamuzi. Uriya musore akunda abakobwa, ntabwo ushobora kubyumva. Erega turakorana kandi famiye ye ni inshuti y'iwacu, turaziranye bihagije. Buriya nta kindi aba ashaka uretse kuzanjyana mu cyumba cye, kandi njye ntabwo bishoboka. Yanyibeshyeho rwose. Iyo rero atangiye kunyiheshwa udukeya mba mbizi nyine ikiri inyuma y'ibyo byose ari gukora. Niyo mpamvu rero iyo nyine ari kunkorera ibyo mba numva mfite umujinya mwinshi, nk'ubu rwose yatumye ngira umunsi mubi. Uyu mushuti rero yahise amubwira ati ubutaha rero ntukabe mpori, uzajya nyine umubwira uti urakoze hanyuma wigendere, kubera ko aba akweretse nyine igikorwa cy'uko akubashye, nawe jya umwubaha. Ntabwo wamenya niba ibyo utekereza nawe ari byo agutekerezaho. Undi munsi rero Laurence n'uyu mushuti we barasohokana, baba bagiye nyine kwiganirira, ari nako nyine bari gufata kamwe. Bicaye rero ahantu nyine bari bicaye hari muri resto, ubona bishimye bari kujya basangira ibyishimo ari byose. Sinzi ukuntu nyine barebye ku ruhande, ubwo nyine uyu mushuti wa Laurence niwe wari uharebye, maze ahita amubwira atumva ati reba hariya, ati uyu munsi ushobora kuba ari umunsi wanjye w'amahirwe. Ati mbega umusore w'ibogari, ati uriya asa n'ancikara, ati uriya musore byanze bikunze ngomba kumuvugisha, nizere ko atari umugabo, kubera ko ndabona rwose ari type yanjye nyine. Laurence akirebayo yahise abona ari Maxime, yahise amubwira ati umva mbabarira ndakwinginze ntiwongere no kumureba, uriya musore ureba hariya si mwiza kuri wowe, uko uri kumureba ntabwo ariko ameze. Naho rero uyu mukobwa ati none se uramuzi? Laurence ati uriya nyine niwe Maxime. Ati sinamukubwiye wa wundi mama yari yarampitiyemo ashaka yuko twakora ubukwe? Uyu mukobwa w'inshuti yahise amubwira ati nturiya mbese? Ati ariko mama wawe azi guhitamo we, ati mama wazi kureba, ati ariko uri kubibona ko ntari ibogari, ati mbega umusore mwiza. Ati hanyuma rero buriya waramwanze? Laurence ati cecekere, nuko nawe utaramumenya wahita umwanga. Uriya musore akunda abakobwa, buri mukobwa wese abonye ntabwo ajya amukatira, niko yabaye nyine. Rero rwose ntabwo ari umusore wo gukundwa, ndakwinginze nawe kandi ntububuke. Naho rero uyu mushuti we yakomeje kureba uyu musore, nyamara Maxime nawe yateraga akajisho hano, akabona uyu mukobwa ntabwo ari kumukuraho ijisho. Laurence yakoze ibishoboka byose ngo uyu mushuti we adahaguruka ngo ajye kureba Maxime, nyamara kubera ukuntu Maxime yari umusore nyine ukurura abakobwa mu buryo bugaragara, uyu mukobwa yananiwe kwihangana, maze bigeze aho arahaguruka. Yaragiye rero ahita amusuhuza ati umeze neza? Ati nakomeje kukwitegereza maze rwose mbona uri umusore mwiza, nifuje rero kuza kugusuhuza. Maxime ati nanjye nari nabibonye kuri kunyitegereza. Ati umeze neza? Aba bombi batangiye kuganira nkaho baziranye. Naho rero uyu mukobwa atariko nakwishimiye cyane. Maxime ati nanjye nuko. Laurence yabonye ko ibintu bigeze kure, maze ahita agenda kurura uyu mukobwa w'inshuti ye ati ca ahangaha, ati ca tugende. Yahise abwira rero umushuti wa Maxime bari bicaranye ati najyaga ntekereza ko nibura wowe uri responsable kurusha inshuti yawe, none nawe uraretse ibi byose biraba kandi ubireba? Naho Maxime ati urashaka rero kuntuka ngo umbwire ko njyewe ntari responsable? Gusa nyine Laurence yahise akurura uyu mukobwa amutwara ku ngufu, nyamara uyu mukobwa ntabwo yashakaga kugenda kuko yari kumubwira ati nyamara njyewe rwose nari mfite umutekano kandi numvaga ndi ahantu ngomba kuba, nari ndi ahantu heza nta kibazo, kuki utandeka ngo nkomeze niteretanire n'uyu musore ko njyewe namukunze?
Umunsi wakurikiye rero ku kazi, Maxime yabajije Laurence ati ariko mbwiza ukuri, ubundi njye nawe dupfa iki? Laurence ati nta kintu na kimwe dupfa, gusa ikibazo ngifitanye n'imyitwarire yawe kuko ntabwo ihwitse habe na gatoya. Nyamara rero uyu munsi wa mushuti wa Laurence yaje kumureba ku kazi, baravugana muri biro, maze nyine hashize akanya yarahagurutse nk'ugiye mu bwiherero, maze abagiye muri biro ya Maxime. Akinjira yaramubwiye ati nari nje kukureba kugira ngo dusoze ibyo twari twatangiye wa munsi. Nyamara yahise atangira no kumusoma, aha yari yicaye nyine muri biro. Maxime yahise amubaza ati wari uje se ari njye uje kureba koko? Naho uyu mukobwa ati nari nje kureba Laurence, ariko mise ntekereza ko nawe naza kukureba maze nkanagusuhuza tukanahana gahunda noneho ifatika. Muri kano kanya rero bakiri kuganira, Laurence yahise aza maze ahita abwira uyu mukobwa ati twagenda kuko nasoje. Laurence yababazwaga no kubona uyu mukobwa ari kugenda yiyegereza Maxime, n'ukuntu yamubwiye ko Maxime atari umusore mwiza. Yabonaga rwose bisa nkaho uyu mukobwa ari kugenda yinjira mu kanwa k'intare kandi akamubuza ntiyumve. Uyu mukobwa rero yahise abwira Maxime ati nizere yuko iyo gahunda nyine duhanye utazabura cyangwa ngo ukerererwe, tuzahure nyine ubundi tuganire maze ibintu byose tubinoze. Ba Laurence rero bageze mu modoka, maze uyu mukobwa ahita amubaza ati ariko se kubera iki buri gihe unkura amata mu kanwa? Kubera iki buri gihe unkura hariya hantu kandi ibintu byari bigeze aho bimeze neza? Naho rero Laurence atumva mba ngira ngo ngukize igisimba gishaka kukurya, kubera ko sinshaka ko rwose ujya mu rukundo n'uriya musore, waba ukoze ikosa wazicuza ubuzima bwawe bwose. Naho uyu mushuti we ati ninde wakubwiye se ko ngewe ndi mu rukundo? Hari umuntu n'umwe wigeze akubwira ko njya mu rukundo byoroshye kuriya? Ahubwo nyine ndishakira amafaranga kandi mbabara wintandukanya n'amafaranga y'uriya mutipe. Niba ushaka kuza dutandukanya, reka mbanze nkuriye amafaranga ahagije, hanyuma uzabone nyine kudutandukanya. Naho iby'urukundo byo urabizi ko rwose ibyo bintu ntajya mbibarizwamo. Laurence rero yaramubwiye ati uriya musore ntabwo wakumva ibye, ntiwamenya imitego yagutega kandi bikarangira uyiguyemo. Niyo mpamvu rwose mba ngufitiye ubwoba. Uyu mukobwa ati ariko urabizi ko nanjye ndi umuntu mukuru, humura ntugire ikibazo rwose, nta by'urukundo birimo, ariko nyine ndashaka kumukuraho amafaranga nibura makeya. Nyuma y'iminsi rero Maxime yatangiye kujya yoherereza impano uyu mukobwa w'inshuti ya Laurence, dore ko yamwoherezaga indabyo ndetse rwose akamwohereza n'utundi tugifite tugiye dutandukanye. Uyu mukobwa rero yatangiye kwishima ko rwose ari mu mwanya mwiza. Naho rero Laurence uko yabonaga yakiriye impano, yaramubwiraga ati ni akazi kawe, arashaka kumenya amabara y'imyenda wambara imbere, nta kindi rwose ndakubwiza ukuri. Naho uyu mukobwa ati nanjye ubwenge ndabuzi. Gusa nyine yabwiraga Laurence ati ariko rero uyu musore ari romantike, ubundi se ubu hari umukobwa yatereta akamwanga? Tekereza ukuntu aba yanyohereje imibavu ihumura, indabyo, amagifite atandukanye. Ahubwo se ubu njye sinzisanga nagiye mu rukundo, ibi nigira ngo ndashaka amafaranga? Naho Laurence ati narakubwiye kandi rwose bizakubaho, ntuzabimbaze kuko narakubujije uranga. Umunsi umwe rero Maxime yari afitanye gahunda n'uyu mushuti wa Laurence, yaraje arakomanga, maze Laurence aba ari ujya gufungura. Agikubita amaso Maxime yahise yongera kubitaho icyugi, nta no kumusuhuza, nta no kumuvugisha. Nyamara agarutse muri salo yahise ahura n'uyu mushuti we yambaye neza ndetse bigaragara ko yiteguye. Uyu mushuti rero yahise amubwira ati none se wanze kumufungurira ko nari mbyumvise akomanga? Dufitanye gahunda, yaraje kuntwara kugira ngo nyine dusohokane. Laurence ati none sinakubwiye ko mu bintu byose ugomba kwirinda ko azakandagiza ikirenge iwanjye? Ntabwo mushaka hano. Uyu mushuti we ariko yanyinginze nyine kugira ngo aze kuntwara, ariko nawe urabibona ko ataraje kunsura. Gusa nyine wirakara wibirakariramo kubera ko n'ubundi turagiye. Laurence rero yahise amwenyura maze aramubwira ati umbabarire ni ukuri, nanjye reka njya nkubangamira ngakabya. Gusa nyine hagati aho ngaho wambaye neza, urasa neza, urakeye. Gusa nizere ko uri bugaruke uko ugiye, nizere ko rwose ugaruka amahoro, kubera ko uwo mujyanye we simwizeye habe na gatoya.
Mu gutaha rero uyu mushuti wa Laurence yaje nyine nawe ameze nk'umuntu warakaye, maze ahita abwira Laurence ati ibintu wambwiye nibyo, uriya musore wagira ngo ni umusazi, uzi ko wagira ngo afite ikibazo, nyamara rwose ubanza akeneye kujya kwa muganga. Tekereza ko twasohokanye maze akansaba ko namubera umugore, tekereza ko nguko ashaka ko twakora ubukwe kandi rwose nta n'iminsi turamarana. Laurence ati karabaye noneho, nari nzi ko nyine akunda abakobwa no gukina n'abakobwa, ariko ntabwo nari nzi ko byagiye kuri urwo rwego, cyangwa aragira ngo abyitwaze abone uko azagushyira mu buriri. Naho rero uyu mukobwa ati igitangaje rero ni ukuntu yabimbwiraga, ubona rwose wagira ngo ni umuntu uri siriyasi, ibyo avuga ari kubitekerezaho, ntakubeshye numiwe. Laurence yahise atekereza akanya maze ahita amubwira ati oya ariko nizere yuko ibyo ntekereje atari ibya nyabyo. Uyu mushuti ati utekereje iki? Laurence ati urumva nyine hari amakuru mama yahoze ambwira mu minsi yashize, yambwiraga yuko urabizi nyine papa we narabikubwiye ko yitabye Imana. Naho uyu mukobwa ati yego. Ati rero mama yambwiye ko nyine papa we yamusigiye buri kintu cyose, ariko agasiga avuze ko kugira ngo ibyo bintu byose bizabe bye ari uko azabanza gukora ubukwe. Ndi gukeka ko rero wabona ariyo mpamvu ari kwihutira gukora ubukwe n'umukobwa uwo ari we wese yaba abonye, kugira ngo nyine ibyo bintu bigerweho. Niko ndi kubitekereza. Uyu mukobwa yahise amubwira ati uzi ko wabona bishoboka, niba ariko bimeze wabona bishoboka cyane rwose. None se ubundi mbabarira umbwire, ayo mafaranga bamusigiye turi kuvuga hano ugereranyije n'inkangahe? Naho rero Laurence yahise amubwira ati ikigaragara cyo ni menshi pe, ni menshi kandi cyane, kubera ko papa we yari umukire cyane, yari umukire nka papa wanjye. Urumva ko rero ayo mafaranga ari menshi? Uyu mushuti yahise amubwira ati ko numva ayo mafaranga ari menshi, ati gusa nyine ndumva ari byiza cyane. Gusa uyu mukobwa mu mutima yahise atangira kubarira aya mafaranga yari ataranabona, ndetse rwose atanazi niba yanazana yakozaho imitwe y'intoki. Laurence yahise amubaza ati ko ndeba wagira ngo turi kuvuga ibintu by'amafaranga ukagira ngo ugiye kwisubira ku cyemezo wari wafashe. Naho uyu mukobwa ati hoya rwose ntabwo ngiye kwisubira, gusa nyine nari mfite amatsiko yo kumenya ayo mafaranga ari angahe. Laurence ati uramenye, byaba ari ukubera amafaranga cyangwa ikindi icyo ari cyo cyose, utaziroha mu kanwa k'intare narabikubujije, kubera ko uriya musore ntabwo ari mwiza kuri wowe, wazarira ubuzima bwawe bwose uramutse umwemereye kumubera umugore. Uyu mushuti wa Laurence yahise amubwira ati ahubwo ibyo tubyihorere, nyibwirira imyiteguro y'ubukwe bwawe ihagaze gute? Naho rero Laurence atumva ibintu byose biri kuri gahunda, urabizi harabura nyine iminsi mike, kandi urabizi ni wowe uzanyambarira, ugomba nyine gukomeza kubyitegura. Naho uyu mukobwa ati urumva nakwitesha se icyo cyubahiro? Ninjye nzakwambarira rwose, kandi urabizi nyine nditeguye. Urumva ko nawe nyine n'iby'icyubahiro kuri njyewe kuzaba nguhagaze iruhande. Laurence rero yahise amubwira ati ariko tekereza nk'ukuntu mbere y'uko nyine mpura n'uyu musore tugiye kwimariya, mama yakundaga kumbwira ngo abe yumva yifuza ko nabana na Maxime. Tekereza, mama we rero wabonaga amwizeye, n'ibibi by'uriya musore wagira ngo ntabyo azi, niba ari kubera ko nyine famiye zaba ari inshuti zacu kandi dukorana amabizinesi n'ibiki simbizi rwose. Ariko tekereza nk'ubu ngubu koko iyo mba narabyemeye maze nkaba nzabana na Maxime, ninjye mukobwa wa mbere wari kumubabaje. Naho rero uyu mushuti we atari ko ni ukuri, sinzi impamvu mba mbona wagira ngo ku ruhande rumwe Maxime ni umwana mwiza, sinzi impamvu nyine mba mbibona gutyo. Naho rero Laurence ati nako tubyihorere, kubera ko tugiye kumuvugaho ubwo naba ngiye gutangira kurakara. Naho rero ku rundi ruhande Maxime yari ari kubwira umushuti we ati tekereza ko uriya mukobwa namusabye ko twabana maze akabyanga, nyamara nta yandi mahitamo rwose mfite, ndetse rwose ndumva nihebye cyane, kubera ko nkeneye nyine umukobwa wakwemera ko tubana maze tugakora ubukwe. Uyu musore w'inshuti yahise amubwira ati ariko se kubera iki wakora ibyo bintu? Umukobwa utazi n'imico ye, hashize ibyumweru 2 gusa mumenyanye, urumva ari cyo gihe cyo kugira ngo mube mwakora ubukwe? Maxime ati nyine nanjye nta yandi mahitamo mfite, urabizi nyine harabura amezi 3 gusa kugira ngo niba ntarakora ubukwe ibyo papa wanjye yavunikiye byose bijye mu biganza by'abandi, maze njye na mama dusigariraho. Ibyo rero si byo nshaka, kubera ko sinshaka kubaho nabi kandi papa wanjye yaravunitse kubera twebwe. Niyo mpamvu ngomba gukora ibishoboka maze icyo gihe nkazaba narakoze ubukwe.
naho rero uyu musore w'inshuti ye ati ikibazo kindi rega ntabwo ukizi, urumva ko niyo wamara gukora ubukwe n'umuntu ugasanga noneho bitavamo burundu, tekereza imyaka 10, urakeka imyaka 10 kuyimarana n'umuntu udashaka ni myinshi cyane, ibyo bintu biragoye rwose kuba byashoboka. Maxime ati none se ubu nakora iki koko? Urumva nyine nta kindi gitekerezo mfite mu by'ukuri, gusa nyine uriya mukobwa niba nzasubira kumwinginga, niba nzabigenza gute simbizi, ariko nibura kubera ko we aziranye na Laurence buriya napfa kumwizera, kubera ko Laurence urabizi nyine nubwo ajya antesha umutwe ariko ni umukobwa wiyubaha, ni umukobwa uzi gukora kandi ni umukobwa uturuka mu muryango usobanutse. Ibyo rero nabigenderaho ngatekereza ko Laurence adashobora gushaka inshuti mbi, kuko burya baravuga ngo mbwira uwo mugendana ndakubwira uwo uri we. Laurence n'ubwenge bwe rero ndakeka ko atagendana n'umukobwa utari umukobwa muzima. Niyo mpamvu nyine numvise nta kibazo uriya mukobwa aramutse anyemereye, ikibazo nuko nawe nyine ari kumpakanira. Uyu mushuti wa Laurence rero wari wiyumviye amakuru y'uko Maxime ari umusore ufite amafaranga menshi, yanze kugira ikintu na kimwe abwira Laurence, ariko umunsi wakurikiye yasanze Maxime mu rugo, dore ko Maxime yikanze akibona uyu mukobwa. Yaramubajije ati ubwiwe n'icyo ahomba, naho uyu mukobwa ati ntabwo bigoye kuhamenya kubera ko nyine urabizi yuko mbana na Laurence, ikindi kandi n'abandi bakozi ku kazi bashobora kuhandangira rwose biroroshye. Uyu musore ati yego birumvikana, ati hanyuma se wari uzanywe n'iki ko ntunguye? Uyu mukobwa ati narinde kukubwira yego. Maxime ati yego, ati yego yikize kandi. Naho rero uyu mukobwa ati yego nyine ko wari wambwiye ko wifuza ko twakora ubukwe, ariko rwose numvaga nisubiye ndifuza nanjye ko twabana, narinde kukubwira yego. Maxime rero ati niki rero cyatumye uhindura ibitekerezo ko wari wampakaniye wambwiye hoya? Naho uyu mukobwa aturumva nyine uri umusore w'umukire kandi mwiza w'ibogari, nta mukobwa n'umwe rero utakubwira yego, kuko uri buri kimwe umukobwa yaba yifuza ku musore. Niyo mpamvu rwose nanjye nisubiye kubera ko wujuje buri kimwe cyose nifuza ku musore. Maxime yahise ubona nyine abaye nk'umuntu wijimye, ati yego birumvikana. Naho uyu mukobwa ati none se ko nari nzi kuri bwishimire iki gisubizo nguhaye, none nkaba mbona utishimye? Maxime ati ndishimye, ahubwo nyine nuko ntunguwe. Uyu mukobwa yahise ahaguruka maze aragenda yicara kuri Maxime, yahise amubwira ati rero hari nyine indi kondisiyo kugira ngo tube twakora ubukwe. Maxime ati ni iyihe? Uyu mukobwa ati buri kwezi ugomba kuzajya umpa miliyoni 10 zo kunshimira nyine ko nemeye ko dukora ubukwe. Maxime yarikanze ati miliyoni 10? Miliyoni 10 ariko ni amafaranga menshi cyane. Maxime yo mu mutwe yari amaze gukora imibare, amaze gutekereza amaze kuvuga ati tekereza ndamutse nkoze ubukwe n'uyu mukobwa tuzamarana imyaka 10, noneho buri kwezi muha miliyoni 10, ubwo nazaba muhaye amafaranga angahe? Mu mutwe we nyine yari amaze kuyabara. Maxime rero yahise abaza uyu mukobwa ati none se ibi byose ugiye kubikora kubera amafaranga? Naho rero uyu mukobwa ati hanyuma se wowe ibyo ugiye gukora byose ntabwo ugiye kubikora kubera amafaranga? Naba nibeshye se amafaranga ari gutuma ushaka gukora ubukwe? Maxime rero yumvise ko uyu mukobwa azi buri kimwe, maze ahita amubwira ati yego rwose niko bimeze, ariko nanone ayo mafaranga uri kuvuga ni amafaranga menshi. Uyu mukobwa rero yahise amubwira ati nta kibazo tuzakomeza tubiganireho. Maxime rero yahise amubwira ati ndumva nyine twafata n'igihe tukabanza nibura tukanamenyana. Uyu mukobwa yaramubwiye ati nta kibazo noneho nataha. Maxime rero yagiye kumuherekeza, maze uyu mukobwa ahita amubwira ati ariko nyine nk'umuntu ukwemereye ko muzakora ubukwe ugomba guhita ukirira nibura 500 kuri konte kunshimira nyine ko mbyemeye ko tuzakora ubukwe. Maxime yitegereje uyu mukobwa kuva yabaho, ni ubwa mbere yari ahuye n'umukobwa umushobora byiza byiza. Yahise amubwira ati nta kibazo, nta nimero de konte zawe ndaza rwose kubikoraho. Uyu mukobwa rero yamaze kugenda, maze Maxime asigara yumiwe. Yabwiye rero ya nshuti ye nyine ibyo uyu mukobwa byose yamukoreye. Naho rero iyi nshuti yaramubwiye ati uriya mukobwa ariko nawe urabyumva ko utamushobora, none se utabeshya uriya mukobwa urumva mwabasha kumarana imyaka 10? Ndakubwiza ukuri uri guhubuka kandi rwose uri kwibeshya.
wakabaye utegereza maze ukareba ko wabona umukobwa wa nyawe, naho uriya we ntabwo rwose wamushobora. Ayo mafaranga ni menshi cyane ku buryo uyabaze mu myaka 10 wasanga n'ubundi wongeyeho n'andi yo ku ruhande uzaba waramukoreshejeho yose, n'ubundi wasanga azaba angana n'amafaranga uri gushaka kwigarurira uyu munsi. Ayo mafaranga ari menshi cyane, ntabwo wayatakaza ku muntu. Uyu mushuti rero wa Laurence we yageze mu rugo maze ahita abwira Laurence ati mvuye kumubwira yego. Laurence ati ngo iki? Naho uyu mushuti ati wabyumvise neza cyane, Maxime namubwiye yego. Laurence ati nizere ko rwose ibyo numvise atari ibyanyabyo, waba uri umusazi se? Uyu mukobwa ati yego ndi umusazi nyine, nasariye amafaranga ye. Laurence ati nyamara ibintu urimo ntabwo ari byiza habe na gatoya, urabizi neza ko udashobora kuba umugore we, kubera iki wakora ibyo bintu? Naho rero uyu mukobwa ati uriya musore afite amafaranga menshi, ntabwo rero rwose yancika, ngomba nyine kurya ariya mafaranga. Laurence ati ibyo bintu ntabwo ari byiza kandi simbishyigikiye, iyo ni imico mibi, ni ukuri ntabwo rwose uwo nguwo ari inshuti yanjye wowe nsanzwe nzi, babarira ibyo bintu bireke, nyamara ninjye nakoze amakosa, nakabaye naramenye icyo washakaga kugeraho cya gihe wambazaga bya bibazo byose wari uri kumbaza, sinzi impamvu ntigeze mbitekereza, nakabaye ntaraguhaye ariya makuru. Uyu mushuti ati warakoze rero kuyampa kandi nyine ntukiyasubiranye kubera ko byararangiye ndayafite. Laurence ati ndakwinginze ibyo bintu bireke, none se nkubaze urabizi ko ufite umukunzi? Hanyuma se umukunzi wawe uzamushyirahe? Naho rero uyu mushuti ati ariko n'ubundi ntabwo tubanye neza. Laurence ati hanyuma se ko nyine ubizi neza ko n'uyu nguyu Maxime uri kubwira ibyo byose mutabana, kubera icyo ushaka kumutera igihe? Naho rero uyu mukobwa ati ntabwo twabana nyine, ariko nta n'uwamenya, dushobora no kubana kugira ngo nanjye nihimure kuri uriya musore dukundana kubera ukuntu amaze igihe antesha umutwe. Laurence ati nyamara ibintu urimo uzabyicuza kuko si byiza habe na gahoro. Uyu mukobwa yahise amubwira ati ahubwo se ubu wakwemera ko amaze kumpa 500,000 byo kubera yuko namwemereye nyine kuzamubera umugore? Hanyuma se ubwo urumva ayo mafaranga koko hari ahandi hantu na hamwe nayakorera, ahubwo ndi wowe najya kwambara maze nkagusohokana nkakugurira kamwe ukareka gukomeza kwiyahuza ayo magambo yose kubera ko ntacyo ari bumpindureho? Undi munsi rero uyu mushuti wa Laurence na Laurence baba bicaye muri salo. Uyu mushuti wa Laurence rero afata telefone maze akaba ahamagaye Maxime. Maxime we aba ari ku kazi. Hanyuma rero uyu mukobwa ahita amubwira ati mukunzi umeze neza se? Maxime ati yego. Ati ndumva nagukumbuye. Ati nizere ko gusa nyine uri amahoro. Maxime ati yego. Uyu mukobwa ati gusa nyine sheri hari akabazo nari mfite. Naho rero Maxime ati mbwira. Uyu mukobwa turumva nanyuze nyine kuri bijouterie, hanyuma rero nabonye Jeannette ya Oro, hanyuma numva nyine ndayikunze, ni nziza cyane. Nk'umuntu rero kwitegura kuzaba umugore wawe, nifuje ko nyine wayingurira. Maxime rero yahise amubwira ati okay nta kibazo, wabonye se igura ngahe? Uyu mukobwa ati 10,000 by'amadolari. Maxime yararembuye, yarebye hejuru areba hirya areba hino yumvaga nyine bimutunguye. Ati 10,000 by'amadolari? Naho uyu mukobwa ati yego, ati kubera ko ni nziza kandi nyine nayikunze nayishimye. Naho rero Maxime yabuze uko abigenza maze ahita amubwira ati nta kibazo, yoherereza nimero za konte nanone maze nyakoherereze ubundi nyine uhita ujya kuyigura. Uyu mukobwa ati urakoze cyane. Hanyuma rero umunsi wakurikiye rero Laurence yagiye muri biro ya Maxime, yaramubwiye ati ibintu urimo urakeka ari ibyanyabyo, urakeka uri mu nzira ya nyayo? Maxime ati hanyuma se ushatse kuvuga iki? Laurence ati gute uri gutekereza yuko wakora ubukwe n'umuntu utazi kugira ngo ukunde nyine ubone imitungo papa wawe yagusigiye? Naho rero Maxime atari ko nyine nta yandi mahitamo nanjye mfite, ikindi kandi ndakeka ibyo bitakureba, ntabwo ari ikibazo cyawe. Laurence ati ni ikibazo cyanjye kuko nyine
uwo mukobwa uri muri icyo kibazo ni inshuti yanjye magara, urumva ko rero ari ikibazo cyanjye. Ikindi kandi nkugiriye inama, si byiza ko wakora ibi bintu kubera ko uri kubaka ahazaza hawe ukoresheje amafaranga. None se utabeshya urumva wifuza kuzaba ubuzima bwawe bwose ubanye n'umuntu udakunda? Urumva ibyo bintu wazabishobora? Uratekereza kubaho ubuzima bwawe bwose wumva utataha mu rugo kubera ko iyo ugiye gusangayo utifuza kuba musanga? Maxime rero yabitekerejeho akanya maze aramubwira ati none se wangiriye ihe nama? Laurence yahise amubwira ati rero nta nama yindi nakugira, gusa nyine gufata umwanzuro nk'uwo ndakeka ko bitoroshye, ariko ikintu cyonyine nakubwira ni uko ugomba kubitekerezaho witonze, kubera ko ikintu cyerekeranye n'uwo muzabana cyangwa se no gukora ubukwe ntabwo ari ikintu cyo guhubukira, ni ikintu cyo kwitondera kuko ni ibintu by'ubuzima bwose, nta mikino rero irimo, ukwiriye kwitonda maze ugafata umwanzuro udahubutse. Laurence rero yahise yisohokera, ariko nanone Maxime yasigaye abitekerezaho ukuntu uyu mukobwa ari hafi kuzamumaramo amafaranga nyamara nta n'amezi baramara baziranye. Yatekereje rero nanone ukuntu nibamara kubana bizagenda, gusa yarabitekerezaga akumva ariko nanone nta wundi mwanzuro afite, nta kindi kintu afite cyo gukora kugira ngo nyine ibi ngibi abe yabasha kubisohokamo. Muri weekend rero Maxime yiyicariye mu rugo yumvise umuntu akomanze, yarafunguye maze asanga ni wa mukobwa w'inshuti ya Laurence. Uyu mukobwa yahise amubaza ati none kubera iki utari kunyitaba kuri telefone, kubera iki utanyinyitaba? Maxime ati impamvu nakwitaba rero nabonye ko nyine telefone zawe zimaze kuba rwose umutwaro kuri njyewe, buri gihe umpamagara umbwira iby'amafaranga ndumva amaze guta umutwe. Naho rero uyu mukobwa atari ko nibyo, kuko ngenda umukobwa ukunda kwiyitaho, ndahenze, mba nkeneye amafaranga rero kandi ugomba kuyampa kubera ko ni wowe uzaba umugabo wanjye. Uyu musore atari ko ndabona bikabije, njyewe rwose ndabona ibi bintu twabivamo, singikeneye ko bikomeza kubera ko rwose ndabona ntazabishobora. Muri kano kanya rero wumvise umuntu akomanze, Maxime yagiye gufungura maze ahita asanga ni mama we wari uje. Mama we rero yahise amubaza ati uyu ninde? Naho rero Maxime ati uyu nguyu nyine ni Diane, wa mukobwa nakubwiraga. Mama we rero yahise amubwira ati nishimiye guhura nawe, ati none se umuhungu wanjye mumaze igihe kingana iki muziranye? Naho rero uyu mukobwa ati tumaze umwaka umwe tuziranye. Mama we ati birumvikana ko muziranye bihagije, ati none se niba nyine mumaze umwaka muziranye uzi buri kimwe ku muhungu wanjye, mbwira ibara akunda kurusha ayandi. Uyu mukobwa yahise avuga ati akunda ubururu kubera ko yarebye mu nzu areba nyine ibara rihari kenshi. Yahise yongera aramubaza ati none akunda kurya iki? Naho uyu mukobwa ati akunda kurya umuceri. Mama we yahise amubwira ati warangiza ukavuga ngo muraziranye bihagije ukaba utazi ikintu na kimwe akunda? Umuhungu wanjye akunda kurya igitoki, ikindi kandi ibara akunda cyane ni umukara, ikigaragara cyo ntabwo muziranye habe na gato. Yahise rero yitegereza Maxime maze ahita amubwira ati wowe rero nkubaze, ni gute wifashe ukazana umuntu utazi kubera ko nyine ufite ibibazo kandi ukeneye ko bikemuka? Waba uzi igisobanuro cy'urugo? Waba uzi igisobanuro cyo gushakana? Cyangwa uri gutekereza ko imyaka 10 ari iminsi 10? Waba wibeshye cyane, ukeneye umugore uzi agaciro k'urugo. Tekereza nawe ukimpamagara muri weekend ngo nkuzanire ibyo kurya natetse, nyamara ufite umugore mu nzu, ufite umukobwa muri gukundana, ubwo se mu by'ukuri urumva hari umugore ufite? Ikigaragara cyo rero mama we rwose byari bimubabaje kandi yarabibonye neza ko uyu musore ari kuyora ibyo abonye byose, kubera ko nyine agomba gusigarana ibyo papa we yamusigiye ariko amaze gukora ubukwe. Mama we yaramubwiye ati ukwiriye gushaka umugore nyamugore, ntabwo ari iby'imikino, reka gutoragura, reka gushaka umugore uzicuza. Ku wa mbere rero ku kazi hari inama, bari bicaye muri sale basanzwe bakoreramo inama, bose nyine ubona bari gutanga ibitekerezo. Nyamara Maxime we wagira ngo ntabwo yari ahari, ariko nyamara amaso ye yari yibereye kuri Laurence wari uri no kuvuga ari gutanga ibitekerezo. Bakomeje kuvuga
uyu musore nta kintu na kimwe ari kwiyumvira, ahubwo nyine ari kwitegereza uyu mukobwa uburyo avuga, uburyo ari umuhanga. Hashize umwanya maze nyine Laurence ahita abwira nyine Maxime ati nawe wagira icyo wongeraho. Maxime byasaga nkaho rwose atari no kubyumva. Laurence yamubwiye cyane ati nawe wagira icyo wongeraho. Maxime ati harya wari uri kuvuga ngo iki? Laurence rero yahise amubwira ati gira icyo wongera ku byo twavuze. Maxime yahise amubwira ati ibyo wavuze nibyo rwose nanjye ndagushyigikiye, ntacyo nakongeraho. Ubwo nyine bahise bihagurukira, nyamara nta n'ikintu na kimwe yari yumvise kuko yari ari kwirebera uyu mukobwa gusa. Weekend yakurikiye rero wa mushuti wa Laurence yagiye kureba n'ubundi Maxime, ariko noneho ntibigeze batuma yinjira, dore ko nyine bari bamaze kubwira umuzamu ko atagomba gutuma uyu mukobwa yinjira. Uyu mukobwa rero yagarutse yasaze yarakaye ati ntabwo ibintu bishoboka. Ubwo yari ari kubwira Laurence ati tekereza ko noneho adashaka no kumbona, tekereza ko batatumye naninjira. Laurence ati none se urumva atari byiza? Ibyo bintu ni byiza cyane rwose, njyewe ndumva wakabaye ubyishimira kuko nawe urabizi ko nta hazaza ibyo bintu bifite. Wakabaye rero ubivamo hakiri kare, ntawe urabibabariramo. Naho uyu mukobwa ati hoya rwose, biramutse ari uko bigenze naba ntakaje amafaranga menshi, naba mpombye. Laurence ati ariko waba uhombye, warashoye ku buryo nyine wari utegereje inyungu. Uyu mukobwa rero yabwiye Laurence ati ariko ubuzima bwanjye bwari bumaze kuba bwiza, uyu musore rwose ari gutuma mbaho neza. Laurence ati nyine icyo nicyo mpora nkubwira, ntabwo ugomba kujya mu rukundo ukurikiye amafaranga. Naho uyu mukobwa ati nakurikira iki kindi? Laurence ati urabizi neza ikintu cyerekeranye n'umubano no gukora urugo si ibintu nyine umuntu aba atekereza ko yazabivamo ejo cyangwa ejo bundi, ni ibintu by'ubuzima bwose, ni ahazaza hawe. Ugomba rero kubitekerezaho neza, ntabwo rwose ugomba kugenda ukurikiye amafaranga. Uyu mukobwa yahise amubwira ati ariko ngewe aho kugira ngo rwose ndirire muri Toyota naririra muri Lamborghini, ni ibintu nyine byumvikana. Naho rero Laurence ati ariko utangiye kubigereranya n'imodoka, ariko nawe ntabwo ufite imodoka mbi. Naho rero uyu mukobwa ati none kuki utajya uyintira ngo uyitware niba ari nziza? Laurence ati nuko mfite iyanjye kandi njyewe urabizi mba nyuzwe n'ikintu cyose mfite, uko cyaba kimeze uko ariko kose, nawe wakabaye ari rwo rugero ufatiraho. Uyu mukobwa ati hoya rwose, njye nkeneye amafaranga kandi ngomba kuyabona mu buryo bworoshye. Impamvu uri kuvuga ibyo nuko papa wawe ari umutunzi, waravutse usanga amafaranga aragutegereje, naho rero ngewe ngomba kuyishakira kugira ngo mbashe kubaho. Urumva ko njye nawe turi abantu babiri batandukanye, wowe nyine ntiwakwifuza kubona andi mafaranga ukuye ku ruhande kuko ayo ufite araguhagije, ariko ngewe nta kintu mfite, ngomba gukora cyane kugira ngo mbone amafaranga. Laurence ati hanyuma se ako ni akazi? Ubwo uri gukora kugira ngo winjize amafaranga kubera iki ahubwo ukunda amafaranga aje byoroshye? Ayo mafaranga ntabwo abaho, byanze bikunze aba afite ibintu bibi biyaherekeje. Weekend rero yakurikiye, Maxime yahamagaye uyu mushuti wa Laurence maze ageze yaramubwira ati hanyuma rero impamvu naguhamagaye nagira ngo nkubwire ko ibintu by'ubukwe rwose bitagikomeje, iby'ubukwe nabihagaritse. Uyu mukobwa ati kubera iki se kandi wahagaritse gukora ubukwe? Naho rero Maxime ati nabitekerejeho neza nsanga atari igitekerezo cyiza kuba nabihubukira, kubera ko urugo ni ikintu umuntu abamo ubuzima bwe bwose. Sinifuza rero kuzabaho mbabaye, sinifuza kuzicuza, ndifuza kwitonda maze rwose nkazabikora ntahubutse. Hanyuma rero nifuje ko rwose twaba tubihagaritse. Uyu mukobwa yahise amubwira ati none se ntabwo washakaga gukora ubukwe kugira ngo ubashe kubona imitungo papa wawe yagusigiye? Uyu musore ati yego niko byari bimeze, ariko nanone nabitekerejeho nsanga ngomba kwitonda uko byagenda kose, kubera ko nanone ni ubuzima bwanjye. Ubwo rero sinifuza ko ubuzima bwanjye bwajya mu kaga. Uyu mukobwa rero yaramubwiye ati nta kibazo, niba ari uko wabihisemo ubwo nyine ni uko bigomba kugenda. Barabyumvikanye ndetse rwose banatandukana neza cyane mu mahoro. Uyu mukobwa rero yaramubwiye
ati hanyuma rero reka ngende, ahari nyine ushobora kuzahura n'umuntu ugukunda bya nyabyo, ndakwifuriza kuzahura n'urukundo rw'ubuzima bwawe. Naho Maxime ati urakoze cyane. Uyu mukobwa yaramubwiye ati ndagiye kuko ngiye kwigera ikanzu nzajyana mu bukwe bwa mushuti wanjye Laurence. Maxime ati kano kanya se kandi ubukwe burageze? Ati ko byihuse cyane, gusa nyine yabivugaga ubona abaye nk'umuntu ubabaye kandi utunguwe. Naho rero uyu mukobwa ati yego hageze rwose, ni muri weekend itaha nibwo buzaba. Maxime rero yaramusezeye maze uyu mukobwa aragenda. Nyamara akimara kugenda Maxime ibitekerezo byahise bimutwara. Yatekereje ukuntu Laurence bagiye kumutwara. Ni ukuvuga ko Maxime nubwo Laurence yari yaramukatiye, ariko n'ubundi agatima kabaga kakiriyo, nuko gusa yari azi ko nyine bidashoboka kubera ko Laurence yari yaramuhakaniye bishoboka byose. Habura iminsi mike cyane rero ngo ubukwe bube. Mama wa Maxime yatumyeho mama wa Laurence ndetse na Laurence ngo bazaze nyine baganire ku myiteguro y'ubukwe. Baraje rero maze bahurira kwa Maxime bicaye muri salo. Aba babyeyi bagiye ku ruhande maze batangira kuganira. Mama rero wa Maxime yari ari kubwira mama Laurence atumva ati sinzi impamvu numva ngewe ntaratakaza icyizere 100%, sinzi impamvu numva ibi bintu bigifite igaruriro, ndumva ni ukuri tugifite amahirwe ko aba bana bombi bashobora nyine kubana. Mama wa Laurence ati simbizi, gusa nanjye nicyo nifuza, ikibazo nyine nuko numva nta mupango mfite watuma ibyo bintu byose bigerwaho, ariko tugomba kubushaka byanze bikunze kubera yuko aba bombi bagomba kubana uko byagenda kose nubwo bigoranye. Mu kanya gato rero bakimara kuganira baraje nyine baricara maze batangira kubwira nyine aba bana batari ko se ubundi kubera iki nyine muba murebana nabi, ubu ubona mufitanye imishiha, mugomba kuba inshuti kubera ko nyine urabona wowe Laurence n'ubundi urabura iminsi mike cyane kugira ngo ukore ubukwe. Gusa nyine uko byagenda kose ibyahise nimubireke, ariko nyine mube inshuti kuko imiryango yacu ni inshuti murabizi. Bahise rero bababwira bati mureke nyine kurebana murakaye, nimujye murebana maze umwe asekera undi. Laurence rero yahise atangira kumwenyura nyine. Naho rero Maxime nawe nyine bibuka nguko. Maxime ati none se ko mutari mwaranyibukije ko hari ubukwe? Naho rero Laurence ati wagira ngo iyo uza kubyibuka bwo wari kuzabuzamo. Batangiye nyine kubiseka ababyeyi bati urabona ukuntu ariko iyo muri kuganira mwishimye biba biryoshye. Mama rero wa Maxime yahise amuhagurutsa ati genda uzanire inshuti yawe icyo kunywa. Ubwo yamubwiraga kujya kuzanira nyine Laurence. Akimara kugenda mama wa Laurence yahise amubwira ati genda ufashe undi mwana kugira ngo muzane ibyo kunywa. Bagira ngo nyine nibura bagende bamarane umwanya bari kumwe bose bari kureba muri firigo imwe. Umunsi w'ubukwe rero warageze. Mu gihe imyiteguro yari irimbanyije bari kumakiya Laurence, ibintu nyine byakaze. Ku rundi ruhande Maxime we yari ari kuzenguruka inzu yose, dore ko kwitegura ngo ajye mu bukwe byari byamunaniye. Yari ari kuvuga ati sinabishobora, ntabwo rwose amaso yanjye yareba undi musore ari kwambika impeta Laurence, umukobwa nakunze, ariko we nyine akanyanga. Ntabwo nabasha kubona ko hari undi musore yakunze maze akamushyira mu mutima we. Ibyo bintu sinabirebesha amaso yanjye. Icyiza ni uko nakwigumira hano. Gusa n'ubundi yari yabuze amahoro. Yaricaraga bikanga, agahaguruka agakomeza akazenguruka atekereza ati ubuse birarangiye koko? Laurence araza kurara yabaye umugore w'undi muntu? Biraba birangiye nta n'andi mahirwe nzongera kugira ukundi? Byari byamurenze. Wabonaga nyine agahinda ari kenshi. Nyamara Laurence we yari yishimye bari kumumakiya, ubona nyine anezerewe. Mu kanya rero yohererejwe message maze afata telefone. Yatangiye gusoma iyi message maze ahita abwira abantu bari kumumakiya ati mwigireyo mube muretse, bose yabigijeyo. Wa mukobwa w'inshuti ye rero yagize amatsiko yo kumenya iyi message ari gusoma. Yamwatse telefone maze basanga wa musore bari gukora ubukwe niwe bari kumukatira, amubwira ko rwose atakije ndetse ubukwe butakibaye, ko akwiriye nyine kutirirwa yitegura ngo ajye ku rusengero kubera ko ubukwe butari bube. Laurence ntabwo yabyumvaga.
yahise atangira kurira. Naho uyu mushuti we ati ariko uretse guta umutwe ushobora gusanga ari ikosa ribaye, ushobora gusanga hari iyi message atari we yari igenewe. Naho rero Laurence ati kandi nabyisomeye neza, amarira atangiye kumurenga. Ni nako kandi yahise asohoka yiruka, dore ko nyine yumvaga ataye umutwe kubera ukuntu bari bamukatiye ku munsi we w'ubukwe. Byari ibintu nyine bibabaje. Nyamara ibi byose byari byakozwe n'ababyeyi babo, dore ko nyine bahaye uriya musore amafaranga menshi cyane, maze bamusaba kuva mu buzima bw'uyu mukobwa akagenda akajya mu bihugu byo hanze ku buryo batazongera kubonana ukundi. Bo nyine ntibifuzaga yuko Laurence yashakana n'undi muntu utari Maxime. Maxime rero wari uri mu gahinda kenshi, yafashe umwanzuro wo kujya kwegera icupa maze akareba ko yakwibagirwa ibintu byose yari ari gutekereza. Yicaye rero muri sari we maze atangira kunywa inzoga ari wenyine, dore ko yumvaga arizo ahari zishobora gutuma yibagirwa. Mu kanya gato rero azimereye nabi, yagiye kubona abona Laurence aje yiruka yambaye n'ikanzu y'ubukwe. Akimukubita amaso yagize ngo ari kurota. Ati urakora iki hano wambaye utyo, kubera icyo uri hano? Yamurebye mu maso maze asanga Laurence ari kurira. Ati yanyanze ku munsi w'ubukwe, David yanyanze ku munsi wanjye w'ubukwe nibwo yanyanze. Amarira rero yari menshi, maze Maxime atangira kumubwira ati komera nyine, anamuhanagura amarira ari kumwihanganisha. Naho rero Laurence yabonye ikirahure cyari giteretse ku meza, yaragiteruye atangira kugotomera nk'unywa amazi. Maxime ati have rwose zitakwica kuko uri kunywa nyinshi. Uyu mukobwa ntiyabyumvaga, yarakomeje aragotomera. Maxime rero yaragiye azana amacupa menshi maze atereka kuri aya meza. Noneho baranyweye barisanzura. Mu kanya gato rero bari bamaze gusinda, basinze ariko bya nyabyo, bari kwisekera ku buryo Laurence atibukaga n'ibyabaye. Bari guseka nyine ubona wagira ngo bari mu yindi si. Maxime ari kubaza Laurence ati none se ni gute watekereje kuza iwanjye wambaye gutya? Gusa nyine uri mwiza, urasa neza. Naho rero Laurence ati nibyo se? Ati imyenda nambaye irambereye. Anaseka ubona nyine ibintu nyine byahinduye isura. Zimaze kubageramo neza rero, Maxime yabwiye Laurence ati urabizi ko wambaye ikanzu y'ubukwe? Naho rero Laurence ati none se wowe kutambaye costume kugira ngo tujye gukora ubukwe? Naho rero Maxime ati harya twagombaga gukora ubukwe? Laurence ati cyane nyine twagombaga gukora ubukwe, ahubwo tugende vuba kugira ngo tudakerererwa. Bahise bafatiraho dore ko bari banasinze, maze Maxime akajya amubwira ati mugore wanjye uraberewe. Naho Laurence ati nawe mugabo wanjye uraberewe, ahubwo tugende tudakerererwa. Aba bombi rero barahagurutse bagenda batemba, maze berekeza nyine aho bari bukorera ubukwe. Nyamara aho berekeje naho bagombaga kuza gusezeranira nyine mu mategeko, niho bagiye. Bagendaga rero Maxime agenda abwira Laurence ati couple iberanye, couple nshyashya yo muri quartier. Wabonaga rwose bishimye, ariko mu by'ukuri byasaga nkaho batazi ibyo barimo. Nyamara baragiye nyine kandi basanze abantu bakibategereje, dore ko abantu batari bigeze bamenya ibyabaye. Ababyeyi babo rero bo ntacyo byari bibabwiye rwose kumenya ko aba bombi bagiye gusezerana, dore ko abantu babahamagaye bakababwira yuko Laurence ndetse na Maxime baje gusezerana. Birumvikana byari bitunguranye, ariko ababyeyi bahise babwira uyu muntu wagombaga kubasezeranya bati bigire vuba, ahubwo basezeranye rwose nta kibazo. Bahise babasezeranya byo rwose rero, maze nyine baranabatahana, dore ko aba bombi bari banyweye inzoga nyinshi n'ubundi batashye wagira ngo ntabwo bazi aho bagiye. Barabatahanye rero maze babashyira muri salo, ubundi barafunga barigendera. Aba bombi baraye ahangaha muri salo. Mu gitondo rero habanje gukanguka uyu mukobwa Laurence yarirebye abona yambaye ikanzu y'ubukwe,
arebye neza abona ari kwa Maxime. Yarahagurutse maze arasakuza ati gute naba ndi hano nambaye gutya? Agisakuza Maxime yahise akanguka, nawe akangutse arareba maze abona uyu mukobwa ari ahangaha ndetse nawe bari kumwe kandi bari we. Yahise abaza uyu mukobwa ati byagenze bite? Laurence ati ahubwo wowe mbwira byagenze bite? Bararebye basanga bombi nyine bafite certificat ya mariage yari irambitse hano ku meza ko basezeranye. Barayirebye bumva ntabwo bishoboka. Laurence ati ni wowe wakoze ibi bintu? Naho rero Maxime ati oya rwose ndarengana, sinzi uko byagenze. Aba bombi rero byarabacanze maze batangira gutongana. Maxime rero yabwiye Laurence ati ngenda akeka ko atari igihe cyo gutongana, ahubwo nyine dukwiye gushaka igisubizo cy'ibyabaye. None se urumva ubundi gutongana hari icyo biri butugezeho? Hari icyo biri buhindura se ahubwo ku byabaye? Bahamagaye ababyeyi babo rero maze ababyeyi babo bababwira ko rwose baraye basezeranye kandi bya nyabyo ko nabo bari bahari. Laurence ati ntabwo mama wanjye yankora ibyo bintu, gute se atabonye ko nyine ibintu nari ndimo bitari ibya nyabyo? Naho mama ati hanyuma se ko mwizanye mukaza nyine aho mwagombaga gusezeranira, twe twagombaga kubyivangamo dute ko ibyanyu tutari tubizi? Aba bombi rero ibintu byarabacanze maze ikigiye gukurikira barakiyoberwa neza neza. Laurence rero yahise ajya kureba wa mushuti we, naho rero wa mushuti we ati none se ibintu byabaye ejo byaradutunguye ukuntu byarangiye ukoze ubukwe na Maxime, gusa nyine ababyeyi banyu bari babishyushyemo ndetse rwose ubona banabyishimiye. Laurence ati nari mbizi rwose ko nyine ababyeyi bacu nabo babifitemo uruhare, kubera ko ababyeyi bacu bahoraga bashaka ko njye nawe tubana. Ikindi kandi na Maxime yahoze abishaka ariko nyine ndabyanga, narabikubwiye, gusa ntakubeshye ndumva ntazi icyo gukora. Kubona ababyeyi bacu barakoze biriya bintu babibona neza yuko twasinze nta muntu n'umwe uri gutekereza, baradufatiranye rwose, ndumva ngewe nabarakariye. Uyu mushuti ati hanyuma se hagiye gukurikiraho iki? Laurence rero nawe ntabwo yari azi ikigiye gukurikira, gusa yabwiye uyu mushuti ati ikigiye gukurikira icyo mbona nkwiye gukora ni uko nasubira aho twasezeraniye maze ngasaba divorce. Uyu mushuti we rero yahise amubwira ati ariko ngewe ndumva rwose atari ngombwa ko wadivorusa, kubera yuko Maxime musanzwe muziranye. Ikirenze kuri ibyo yigeze kugukunda urabizi, nta n'icyakubwira ko rega urukundo rwarangiye. Kuba rero musanzwe muziranye ndumva ngewe mwakomezanya maze mukagerageza mukareba ko bitashoboka, kuko n'ubundi byararangiye. Naho rero Laurence atari ko uriya musore ndamuzi, uriya musore ikibazo cye urabizi ukuntu nyine akunda abakobwa, urumva se koko nabasha kubana nawe? Naho rero uyu mushuti we ati ngenda atekereza ko kubera ko wowe agukunda, kuba rero waba uri kumwe nawe bishobora kumuhindura, ashobora kutongera kureba undi mukobwa n'umwe kubera ko yaba anyuzwe no kuba ari kumwe nawe. Yewe nukuri ndumva bishobora rwose kuba byaba byiza muramutse mugumanye. Naho rero Laurence wari uri no kurira rwose ati simbizi, kubera ko simpamya ko uriya musore ashobora guhinduka. Uyu mushuti we rero kandi yahise amubwira ati kandi ikigaragara ko nta ruhare yigeze abigiramo nuko nyine atagerageje kuguprofita muri ubwo businzi, mwese mwari mwasinze nicyo kigaragara. Laurence rero yaramubwiye ati sinifuza kuba mu nzu imwe n'uriya musore, ngomba nyine kongera nkagaruka hano iwacu. Yibutse ko rero telefone ye yayisize kwa Maxime, maze yumva nyine agomba gusubira kuyizana. Yagiyeyo arakomanga, amara umwanya atarabona umufungurira. Mu kanya gato rero Maxime yaramubwiye ati ndaje. Gusa nyine Maxime yari yasinze, kuko kuva uyu mukobwa ava mu rugo Maxime we yakomeje kwiyahuza inzoga, kuko rwose yumvaga nyine ibintu byabaye nawe atari kubasha kubikurura. Laurence rero yasanze uyu musore yamaze gusinda ku buryo yari ari kujya agenda yikurura hasi. Yamaze kumufungura rero n'ubundi ahita yongera aragwa,
kuko rwose nta mbaraga yari afite. Laurence ati ariko mbabarira umbwire, wongeye wiyahuza inzoga nyuma y'ibyabaye byose kubera inzoga, n'ubundi uracyazinywa? Ubu ntabwo wabonye ko inzoga ari mbi zagukoresha ikintu utatekereje gute n'ubu ngubu ukizirimo? Yafashe telefone ye rero agiye kugenda, maze Maxime amufata ukuguru yaramubwiye ati ntugende, mbabarira winsiga, sinshaka gusigara njyenyine, winsiga ndagukeneye, wigenda. Laurence yaracecetse ari kumva uyu musore, maze uyu musore akomeza kumubwira ati winsiga, wigenda, ndagukunda, winsiga njyenyine, ndagukeneye. Laurence rero yumvise impuhwe zije, maze arambika telefone hasi agerageza guterura uyu musore kugira ngo arebe ko yamufasha, maze akagera mu cyumba cye akaba yaryama, kuko n'ubundi yabonaga kumusiga muri salo nanone ntacyo yaba amufashije. Laurence rero yamaze kumuryamisha, ariko nyine Maxime aguma afashe ukuboko kwe, ku buryo Laurence byamunaniye kuva hano, yagumye yicaye ahangaha nubwo rwose uyu musore yari asinziriye, dore ko yajyaga gukuraho akaboko akumva karakomeye wagira ngo bakamuziritseho. Yamaze gukanguka rero, maze Laurence ahita yigendera kubera ko rwose yumvaga adakeneye kugaruka hano. Nyuma y'icyumweru mama wa Maxime yaje kumureba. Maxime rero yaramurakariye bishoboka byose. Mama we yaramubajije ati ariko se mwana wanjye uracyandakariye? Naho rero Maxime ati cyane ndacyakurakariye, kubera ko ibintu mwakoze twasinze byatumye noneho Laurence anyanga birenze uko byari bimeze. Nibura birashoboka ko nari kuzagira n'andi mahirwe nyuma, ariko kubera ibintu mwakoze byatumye andakarira cyane. Mama we rero yaramubwiye ati ariko ni ukuri twebwe rwose ntabwo twari kuza kubyinjiramo, ahubwo nyine twamenye ko ari mwe mwizanye muje gusezerana, maze natwe duhita tuza vuba, ndetse tubona nyine kubishyiramo imbaraga no kubwira uwagombaga kubasezeranya ko nta kibazo rwose yabasezeranya. Naho rero Maxime ati ariko mwagombaga kubona ko twasinze, nibura mugategereza zikadushiramo, maze mukumva igitekerezo dufite. Mama we rero yaramubwiye ati byose nabikoze ku bwawe mwana wanjye, nari mbizi yuko wakundaga uriya mukobwa, nabonaga rero ari amahirwe utakwiye kwitesha. Mama we amubaza ati none se ntabwo aragaruka? Naho rero Maxime ati icyumweru cyose kirashize, mama we ati ukabyihanganira se? Maxime ati none nakora iki ko muhamagara ntiyitabe? Mama we ati ugomba kugenda ukajya iwabo ukazana umugore wawe akaba hano mu nzu, kuko ni umugore wawe kandi uri umugabo, ugomba gukora ibishoboka byose maze ukamugarura hano kuko mugomba kubana nk'umugore n'umugabo. Maxime rero yari kubwira mama we ati ntabwo nzi icyo gukora, ibintu uri kuvuga ntabwo ari ibintu byoroshye, gusa nanjye nibyo nifuza, ariko nanone sinzi rwose uko nabigenza. Ku rundi ruhande rero mama wa Laurence yari ari kumubaza ati ariko mwana wanjye urabizi ko rwose nagushyigikira muri buri kimwe, mbabarira umbwize ukuri, kubera iki wanga Maxime kugeza kuri ruriya rwego? Yagukoze iki? Naho rero Laurence ati rwose mama nta kindi uretse yuko uriya musore akunda abakobwa cyane. Mama ati none se ibyo bintu ubifitiye gihamya? Nanjye sinabishyigikira yego, ariko se nanone uramutse usanze ari ukubeshya, uramutse usanze waramwibeshyeho? Laurence ati ntabwo namwibeshyeho kuko rwose turaziranye. Mama ati none se waba warigeze umubona aca inyuma y'uwo bakundanaga? Laurence ati ntabyo nabonye. Naho mama ati hanyuma se urumva mu by'ukuri ufite icyo ushingiraho uvuga ibyo ngibyo uri kuvuga? Laurence ati ndashaka rwose gutandukana n'uriya musore, ndashaka kubivamo. Naho mama ati n'ubundi warangije kubyinjiramo, ahubwo icyiza ni ugushaka uburyo bwiza bwo kubibamo. Kubera iki se ubundi mutagerageza ko bizi neza ko uriya musore agukunda kandi mukaba muziranye bihagije? Kubera iki mutagerageza mukareba uko byagenda, ko n'ubundi urukundo rushobora kugenda rukura buhoro buhoro iyo nyine abantu barurimo bo bonyine babigizemo uruhare? Mama we rero yakomeje kumubwira ati mwana wanjye ni ukuri uri mu maboko meza, ikindi kandi papa wawe yahoraga yifuza yuko wazabana na Maxime, gusa
urabizi papa wawe yari umugabo utuje cyane, ntabwo yifuzaga nyine kugushyiraho agahato, yaricecekeraga ariko njye yakundaga kubimbwira. Ndagusabye nka mama wawe, urabizi ko nagushyigikira muri buri kimwe, mbabarira maze utuze ubundi mugerageze nibura murebe ko nyine bishoboka. Ikindi kandi njye ndumva kubera ko ari n'inshuti yawe wanamufasha n'ubundi, dore igikorwa mwakinjiyemo, wanamufasha maze n'ubundi akazabona n'imitungo ya papa we nk'uko yagombaga kuyimuha nyine yarakoze ubukwe. Ndumva rwose atari ikintu cyiza cy'uko mwatandukana. Laurence rero wari uri kumva ibyo mama wamubwira, mama we yaramubwiye ati mwana wanjye, ndetse rwose nimumara kubana igihe ukabona biranze, ukabona ibyo watekerezaga ari kubikora koko, uzambwire njyewe rwose nzagushakira undi mugabo, ndabikwemereye, ntabwo nzakurekerayo. Akimara rero kuvugana na mama we, Maxime nawe yahise akomanga, dore ko nyine yaraje kureba Laurence. Laurence yaramufunguriye maze ahita amubaza ati uje gukora iki hano? Maxime ati nje gutwara umugore wanjye. Laurence yarahindukiye maze aramwitegereza, atuje gutwara umugore wawe? Ntabwo njye nawe turi umugabo n'umugore, kubera ko rwose niteguye ko twatandukana. Maxime yaramubwiye ati ariko hari ibintu uri kwirengagiza, uribuka ukuntu wanteruye muri salo nasinze ukanjyana mu buriri? Kiriya ni igikorwa kikwereka yuko mu by'ukuri uba unyitayeho, kandi turamutse tunabanye no gukundana n'urugo rwacu rwakomera. Ikindi kandi banza utekereze impamvu mu bantu bose muziranye ari njye wahisemo guhungiraho umunsi wari wahuye n'ibibazo. Icyo nacyo ni ikikwereka yuko umfata nk'umuntu w'ingenzi mu buzima bwawe. Jyewe rero ndagukunda kandi rwose urabizi, niteguye gukora buri kimwe cyose kugira ngo nkwereke ko ndi umugabo, kandi umugabo uhagarara ku ijambo rye. Ndifuza yuko urugo rwacu rwaba urugo nyarwo kandi rugakomera. Nakora buri kimwe cyose kugira ngo urukundo rwacu rukure. Ndakwinginze wowe, mpa igihe cyo kukwereka ibikorwa, mpa igihe cyo kukwereka ko ndi umugabo ugukwiye, kandi rwose naba n'umugabo w'inzozi zawe. Wowe gusa nyemerera maze wemere ngukunde kandi nkore ibikorwa byose bishoboka. Nubona nyine ntari umugabo ugukwiye, nibura icyo gihe uzambwire ko bidashoboka, nzakwemerera rwose nguhe divorce maze dutandukane. Ariko ndabizi neza yuko ibyo bintu bitazagerwaho, kuko nzakora buri kimwe kugira ngo nkwereke ko ngukunda, kandi nkwereke ko ndi umugabo utandukanye n'uwo ntekerezaho. Laurence rero wari umaze kumva aya magambo yose, nta kindi yari gukora uretse kwinjira mu nzu maze agafata varize ye agahita ajyana n'umugabo we bakajya kuba mu rugo rwabo nyine. Bageze mu rugo rero, Laurence amubwira ko nubwo yemeye ko bazana ariko batagomba kuzajya barara mu cyumba kimwe. Laurence yahise yigira mu cyumba cy'abashyitsi. Umunsi wa mbere rero Laurence yagiye ku kazi maze ataha yatinze. Yasanze Maxime aryamye mu ntebe amutegereje, yatetse, yateguye ameza, mbese byari ibintu rwose byatunguye Laurence. Agitunguka yahise amubaza ati uhatetse? Kubera ko yari ari kubona ameza ateguye cyane. Naho rero Maxime ati cyane, nagombaga gutegurira umugore wanjye, ahubwo se kutambwiye nyine kuri butaha utinze? Laurence ati umbabarire, ntabwo rwose nabyibutse. Umunsi rero wakurikiye nabwo nyine mu gitondo Laurence yarabyutse maze asanga Maxime yamaze gutegura ameza kare, yamaze gutegura ibya mu gitondo. Ati umugore wanjye agomba kujya ku kazi ameze neza, ntabyo kwirirwa asinzira kubera inzara. Nanone bagiye ku meza, gusa nyine Laurence yari atangiye gutungurwa n'ibikorwa by'uyu musore, n'ukuntu amuha keya ndetse n'ukuntu aba ari mu rugo buri gihe kandi ku isaha. Nta hantu na hamwe yanyuraga. Yaratangiye kwibaza ukuntu bya bintu byose yajyaga akora byo gukunda abakobwa, uretse ko nyine bigaragara ko rwose atari nako byari bimeze, ari ibintu yari yarishyizemo.
Yatangiye kwibaza rero ukuntu nta mukobwa n'umwe uraza hano ntawe bavugana kuri telefone, atajya kugorobereza mu kabari ari kumwe n'abo bakobwa, byose nyine byatangiye kumuyobera. Yatangiye kwibaza rero ati ahari mama ibintu yambwiye ni ibya nyabyo, biriya bintu birashoboka yuko ari ibyo natekerezaga gusa nta gihamya nari mfite. Iminsi rero yagiye ikurikira, keya zagiye zirushaho kwiyongera, dore ko uyu musore yagiye amugurira amagifuti maze akayamuzanira, ndetse haba ari muri wikendi ibyo kurya yajyaga gukanguka rwose biri mu cyumba, ku buryo yabifatiraga mu cyumba cye. Byari ibintu rero byakomezaga gutangaza cyane Laurence. Aba bombi bageze aho noneho baba inshuti bya nyabyo, ku buryo rwose bigaragara ko batangiye gukundana, aho nyine bari basigaye bicara bagasangira baseka batera sitori, ubona ko nyine ari abantu rwose bishimiranye. Iminsi rero yakomeje kugenda ihita, maze aba bombi bafata umwanzuro noneho kujya barara mu cyumba kimwe. Bari bamaze rwose kuba couple noneho ya nyayo, urukundo ari rwose, nta wari ukishisha undi, nta n'uwari ugihangayikiye undi ko rwose ashobora kuba atari umuntu mwiza. Bose bari bamaze noneho kumenyerana, ndetse bamaze kwifata nk'aho koko ari couple yakoze ubukwe kandi bwa nyabwo. Umunsi umwe rero ababyeyi babo baje kubasura, maze basanga aba bombi bibereye muri salo bari gukina udukino tw'urukundo, nyine bameze nk'abana bato. Bari bishimye mu buryo bugaragara. Ababyeyi babo bagitunguka byarabatunguye, maze mama wa Maxime abwira mama wa Laurence atumva, ikigaragara cyo abana bacu bari mu rukundo, ikindi kandi biragaragara ko dushobora kuba tugiye kwitegura kubona abuzukuru, kuko rwose uru rugo ruri guhumuramo abuzukuru. Aba bombi rero barasetse, maze nyine mama wa Maxime yahise abwira mama wa Laurence ati warakoze gukora ka kadire, kuko rwose urabona ko kakoze umuti. Umuhungu wanjye yari agiye guhomba neza neza kandi baberanye. Akivuga ibi rero mama nyine wa Laurence yatangiye kumwicira ijisho kugira ngo ye gukomeza kubivuga, naho aba bana bari bamaze kubyumva bati nimutubwire rero ibyo ni ibiki. Bakomeje kubaza ababyeyi babo bati nimudusobanurire. Batangiye rero kubasobanurira ko ubukwe bwabo bwa mbere bwa Laurence aribo babwishe, ndetse ko buri kimwe cyose aribo bari bakiri inyuma. Laurence yararakaye, noneho mama wa Maxime yanamubwiye ko rwose burya papa we atigeze asiga avuze yuko kugira ngo agire buri kimwe cyose yamusigiye ari uko azabanza gukora ubukwe. Ati ntabwo papa wawe yari kubigukora, papa wawe yari umugabo ukunda nyine ibintu binyuze mu nzira nziza, ahubwo ni njyewe nyine nabonye ko ari ngombwa, maze ntangira rwose kubikubwira. Naho ubundi papa wawe imitungo yawe yose yarayigusigiye kandi nta kondisiyo n'imwe yari ifite. Gusa naje nyine kubwira uriya mwavoka wacu kugira ngo abijyemo, maze azakubwire ko papa wawe yasize avuze, kuko nabonaga utazigera na rimwe ushaka umugore. Maxime ati ntumbwire ko ibintu byose wanyujijemo burya bwose byari ibinyoma, nta n'ibyari bihari. Naho mama we ati nta kibazo na kimwe, imitungo yawe rwose irahari. Laurence yahise arakara, maze ahita abwira nyine Maxime ati ndumva noneho nta kibazo na kimwe kigihari, kuko ibintu byawe byose urabifite. Ndumva rero ahari nkwiriye kugenda, kuko nkurikije ibintu maze kumva, ndumva ababyeyi bacu ari abantu babi cyane, kandi ndumva ntakwiriye kuguma hano. Ubundi se uracyankeneye mu buzima bwawe? Aba babyeyi rero bahise batangira kubasaba imbabazi, bati bana bacu, ibintu byose twakoze ntabwo kwari ukubanga, nuko twabakundaga, ahubwo twabifurizaga icyiza. Twarabibonaga ko rwose igihe kizagera mugakundana kandi bya nyabyo, kubera ko ntabwo twifuzaga ko imiryango yacu yivanga n'imiryango y'ahandi. Twifuzaga ko nyine imiryango yacu yaguma ikomeye kandi ikubakira nyine ku guhuza n'abana bacu nabo Laurence rero wari urakaye rwose yarahagurutse, maze ashaka gutera intambwe agenda. Naho rero Maxime yahise ahaguruka yihuta, yahise amufata mu biganza ati
ntabwo rwose wagenda, ntukwiriye kuva hano. Laurence ati kandi se ntiwabonye buri kimwe cyose wifuzaga, ubu ndacyakenewe mu buzima bwawe. Maxime turakenewe cyane kubera ko ndagukunda, na nyuma y'ibyo byose ndagukeneye, uri umugore wanjye, uri urukundo rw'ubuzima bwanjye, naragukunze kuva kera. Icyakwereka ukuntu kugira ngo mbe ngufite ubu mu buzima bwanjye ari urugendo rurerure, urabizi nako si ibintu nakwirirwa nkubwira. Hanyuma rero siniteguye kugutakaza, siniteguye kukurekura. Niba ari na ngombwa ayo mafaranga rwose bashobora kuyagumana, ariko nanjye nkakugumana kubera ko ntabwo nakwihanganira kuguhomba. Ababyeyi rero bari bumiwe kuko babonaga noneho ibintu bigeze aho batigeze batekereza. Laurence yaramubajije ati ni ibya nyabyo se koko urankunda bya nyabyo? Naho Maxime ati ntubishidikanyeho, ndagukunda kandi cyane, niteguye gukora buri kimwe cyose ku bwawe, ntabwo rwose nakureka ngo uve mu buzima bwanjye. Laurence rero yahise ahobera Maxime maze aramubwira ati nanjye ndagukunda kandi ndagukunda cyane, ahubwo natekerezaga ko kubera ko ubonye ibyo wifuzaga imyaka myinshi, ahari nyine ibyanjye nawe byaba birangiye. Maxime ati ntibishobora kurangira, nta n'ikizigera kandi kibirangiza, kuko urukundo rwanjye nawe ntabwo rushingiye ku mafaranga, nta n'ikindi rwubakiyeho ku buryo cyasenyuka maze rugasenyukana nacyo, nta na kimwe. Urukundo rwanjye ni urukundo rw'umwimerere. Ababyeyi rero barishimye cyane maze nabo bakomeza nyine gusaba imbabazi aba bana. Aba bana rero byagezeho nyine babona ko bagomba kubabarira ababyeyi babo mu by'ukuri ibyo bari barakoze, nubwo byasaga nk'ubusazi, ariko nanone hari aho byari byarabagejeje kuko byatumye bakundana kandi bakundana bya nyabyo, ndetse baza kumenya ko buri wese ari urukundo rw'ubuzima bw'undi. Nyuma y'iminsi mike rero ibi bibaye, Laurence yaratashye avuye ku kazi, maze akinjira muri salo atungurwa n'ukuntu muri iyi nzu hari hameze. Maxime yari yadekoye bidasanzwe, ndetse nyine ubona yiteguye ibintu bimeze nk'ikirori. Laurence rero agitera intambwe yahise abona Maxime ari gusohoka mu cyumba. Uyu musore yahise aza amusanga maze ahita amufata mu biganza. Yaramubwiye ati Rukundo, uyu munsi nifuje kugusaba ko wambera umugore, noneho ukabyemera ku bwawe, ndetse rwose nta kintu na kimwe kibikwemeje. Urabizi ndagukunda kandi nzagukunda ubuzima bwose. Niteguye kuba umugabo w'inzozi zawe, niteguye kuba umugabo wishimiye kandi ukazaba proud ye. Naho rero Laurence ati n'ubundi ndagukunda kandi rwose ndi proud yawe, nta gisigaye kubera ko umutima wanjye narawukweguriye. Maxime ati none se wakwemera kumbera umugore ku bushake bwawe? Laurence ati cyane rwose ndabyemeye, ahubwo inshuro 1000. Yamuhereje rero ikiganza maze amwambika impeta. Aba bombi barahoberanye, noneho bari babaye umugore n'umugabo mu buryo rwose bwemewe. Maxime rero yabwiye Laurence ati tekereza ko hari igihe ndyama maze nkagira ngo ibintu byose biri kuba ni inzozi. Naho rero Laurence nawe ati ntakubeshye, ntabwo njya niyumvisha yuko ndi muri runo rugo kandi ndi kumwe nawe, ibintu ntigeze ntekereza na rimwe. Gusa nyine iby'urukundo ntawamenya iyo inzira iba izakwerekeza. Naho rero Maxime ati gusa ndagukunda kandi ninjye mugabo wishimye kuri iyi si kuba ngufite. Naho Laurence ati nanjye nuko, kubera ko uri umusore w'inzozi zanjye kandi uri ibyishimo byanjye. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kwikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.